Hallelujah. Chance arafashwa akanezerwa yari abwiye umwami ngo ndazana abana bose abashe yasanze bitakunda umugoroba makuru ariko azabazana ashaka kubereka ibihamya ashaka kubereka ibihamya for you to see the truth, kuki umunsi the evidence. urabizi ko ubuhamya bwe mana we In her testimony, itujya turambira we never get tired of narababwiye it. ngo ntabwo ubuhamya bwo gutegereza imyaka wabuvuga rimwe A testimony of waiting God for a long time. You can't tell about it once. You need to talk about it and then again and again. Pastor Edmond, the leader of Vivant, he told us, I told you my testimony, but it's mine. I'm going to tell it again. Since it's my testimony, let me tell about it. Amen. So we want to thank God. So many people waited for God and saw Him, waiting for promises. Even birth. That's what she waited for. But all those years, she never stopped singing. She used to sing everywhere. She used to sing. He doesn't open only. He takes the door. He's taking away the doors. And then in Chance's family, he took the door. Whenever she would come back pregnant. And she told me this time close for me. You are well dressed. Hallelujah. Hallelujah. Ndumva kuvuga biri bunanije sinzi. Ariko Imana ifashe. Ubundi hari umuntu arira amarira menshi wagira agakama. Agakama kumva nta yarukigira. Ariko Imana ishobora kuba ifite amarira y'ibyishimo. Ndabakunda n'ukuri. Ndabakunda. Ndabageze hano muzankunda kuko ndabakunda. Muzankunda. Ndabizi nta muntu ufungwa n'abantu bose, ariko ndabasabye. Ndabibasabye muzankunda. Sibyo? Ntabwo umwana muri muzankunda n'ukuri. Sibyo? Ndabaza nshimira Apostle cyane. Ntabwo nyambona ikintu sinyambona baga ubundi navukiye mu cyaro kibi nta nubwo navuye kwa muganga. Mwese mushaka mwese navuye kwa muganga. Njye navukiye inyuma y'inzu mu bihu ntabwo nabonye pampa nta nubwo nabonye
lunch sinayizibonye twavukiye ahandi mama kate agatini gatoya kubona kurambika no twavukiye sibyo ntabwo nira rero navukiye inyuma y'inzu mu byatsi mu bihuru tuvuga turi benshi cyane dukurikirana tuvuga vuba ahandi uvuga ati nta kibazo nyine mu buryo byo mubonye ahandi imana ni hari abantu ubona ukabona kabisa ari imana n'igikuza abantu nta serezake nabonye niyo mpamvu hari umunsi umwe nigeze kuyiba ndavuga turyoshye burya abantu bavukiye mu buryo bakora neza kabisa serezake iraryoha byataje niyo uri mukuru rero ubirira kumara kabisa kuko ntayo warabonye umutobe Bwana sifiwe sana. Tunaona babana mara mezi abiri mama we yabura nta France le wakiritaga mu bakajya amashaka make akuta amata y'inka mu kwezi kumwe kandi ukayanywa ugakura turi abana barwaraga ibintu bimwe ntabwo uzaba mwese muzi nta kujya kwa muganga ukikiza sibyo naho twavukiye twebwe ukikiza wongera ukaza warongera bikaza byagera bigacira ariko imana yo mw'ijuru kuko njya uhagaze hano hantu imbere yanyu mwebwe abasirimu mwebwe muri abasirimu bavukiye za Faisal mwebwe wenda bamwe abandi bavukiye muri Amerika simbizi ese ntabwo ni Kigali navuye na Nairobi Nairobi kuririmba ni Burundi aho ndane kaonga ako nani zagira muzika gusa rero apostolo umuhanuzi ukomeye yavuye mu ndatu kugira ngo namba bwire wamye bwajya gatoya babwire umugore mu ihema mugabo marembo kandi ndababwira umugore mu ihema ndinda aho ngaho apostolo umuhanuzi ukomeye icyo ni kimwe ukomeye apana agara abantu babwira ngo urabizi ngo Imana yambwiye ngo mukuru wawe uri kugoroka abandi babaho tubesha kandi tukanabishura mukuru wawe bakaguteranya nabo ukanabishura umukuru wawe uri kukuroga ukurwaye ntuzivuze nta handi arimo arakuroga waremba arimo arongeraho kugeza aho urwaye kanseri ikakurega ugapfa kandi bakubwiye ngo n'abahanuzi urakoze uwo ntabwo ari aposo amen yarabwiye maze imyaka arambwira ngo reka mvuge ko ibyo yambwiye gato byabaye arambwira ngo ugiye kubyara kandi vuba ntiyavuze ngo sinzi igihe ari inkuru numvise rimwe na rimwe no guseka ni byiza umugabo umwe yaravuze kandi umupasiteri benshi muramuzi abwira umuntu ngo Imana irambwiye ngo ubucuruzi bwawe bw'amakara ngo burazamutse umugore akamubwira kuva nabaho sindacuruza amakara wahita amubwira ngo wenda musore ihangane abandi bakubwira igihe kikarenga ntibibe ntimubizi ariko yarambwiye ngo vuba ngo ndamubonye vuba avugane bose arakoze arimo umugisha akomeza tugahunda zanjye n'ubundi ababibwiye ni benshi umva nyine n'ibisanzwe nyuma y'ukwezi kumwe nta muti nanyweye icyo mucyumve neza nta muti nanyweye ntabwo nasubiye kwa muganga kuko nasanzwe njyayo niryo jambo gusa yambwiye nyuma y'ukwezi kumwe rwose rero abantu bose Imana apostle yabwiye ibintu hano ibyo ni ikintu kimwe mu byumve icya kabiri arambwira turi hano mu biro aravuga ati Pastor Ben umutima ndakoma
buriya ntabwo pasiteri mu buzima ntabwo pasiteri numvaga ari inshingano zindemerereye numvaga ari ibintu ahantu nasangiraga Kimisange bwa mbere hano nabwiye nakore ubukwe uraheruka nabwo nakore ubukwe hahandi nakore ubukwe kandi nzi buke bene nasangiraga aho hafi none twavuye duhunga bajya kumurira pasiteri turahunga ntabwo twibuke vuba tugura pasiteri umugabo bati ndashaje ndikumva rero nasigira itorero pe ndaga tugende twatangiye ibingibi tugende turahunga tuva tujya ngo turahunza tuva tujya Foswe aposo batubona turi muri biro hari ati pastor umutima afite ibintu singene kubyumva turagambira ndabwira na poso arimo arivugira nyine arimo kuzamura mu ntara bisa nta kibazo kuri pe ngo nibyo nyine turabyo imaje baramusengeye kuba pastor ibyo si bibiri hari ikintu mugenda kumva mugenda kubona bamwe muri zo ngubwo ubwo ni mwana byo afisa rufuri nagize yaba yari yabibwiye ukuntu nari kubicakira yaba ryabwiye akosuda kwinjiza akwinjiza ibyo kintu mbona aho kabisa uyaraje ngo ushaka kupfa kumbwira ijambo ryawe rarema ndabizi ushaka kumbwira ijambo ryiza ndabyakira kandi bizamba indirimbo ze zamutanze kugera i Burayi zimutanga kugera hehe rwose bari n'ahandi ntabwo cyane yo y'Uburundi umuntu Imana adoje bishaka muzabyara ntabwo iki ndakibura pe ndakibura usibye urukundo mufitiye ubwo ni rwinshi umuntu akanzanire aposo wumve ko umutima wanjye
urukundo rwose mfite rwose n'amashimwe mfite yose akuriye aho hantu. Ukuzi ndabazera ni ku mutima wa Apostle we. Nyuma y'ijambo ndagukunda ryanditse hano hantu nta kintu mfite. Niki mushimire bigebe ni ku mutima wanjye. Hallelujah. Hagi umuntu wicara kuri piano na Kevin Nyamara ajya koraho rimwe na rimwe. Ariko nta kibazo uwo ari we wese nta kibazo ntabwo ndi bamuntu wampa bakinga banjye bawe se wabyara niba muzi ushobora no gucuranga hari ubasha kuririmbana abari ibyo namwe ntabwo nasa n'ababekinga banjye mfite bawe byazaza njyenyine hagati aho ndiseguje Pastor Dennis Mimenere benagize impamvu imutunguye kandi yababaye birenze aranganga Apostle n'ukuri arakubaha urabizi nakura mubaha arakubaha urabizi ko kubaha kandi aragukunda ubwiyo mpamvu rero ntabwo yagutegura bano handi navukiye mu cyaro kagira vuba twakuze turabona umurane wacu ariko iwacu mu rugo abakobwa bose bari mu mahema abagabo bari mu marembo abasaza bacu bari bameze neza ari abantu bamwe bafataga isahani undi agafata isafuriya undi agafata ikiyiko twese mu nzu agorigota amafaranga ari make cyane wacu ariko neba agorigota yari nishimiye ku buryo n'ibyo biriko mumaze byareka bibiri kuko rero twajya kunywa igikoma twese twazenga ku isafuriya twese nta bikombe byakwiraga byari bihari mukuru wanjye akajya twese ku ruhande twanywa igikoma twari benshi ubushobozi ni buke ariko nema agorigota imeze neza mu rugo kura muri uwo munyenga w'indirimbo zo mu rugo kubera iyo uri mu ihema ntujya wumva ubukene ibi tuyikora kukumva ngo umukene ntawe uri ntawe uhagaze no kuko imana ukanavuza ariko ntawe uhagaze nema agorigota ari nyinshi tukumva gusa umunezero mwinshi kubw'iyo mpamvu ngeze mu myaka yo kujya hahandi nyine umukobwa avuga ati imana uzampa umugabo sinavuze ngo mpamvu umugabo ufite amafaranga niyo makosa nakoze sinavuze ngo mpamvu uzampa umuyumbe umpereza wa mugabo w'umukristu utazakubita utazanesha umutwe wowe uri kabisa niba guhe nawe guhe birahagije sinatekereza kenshi imana nayo iramuma kweli imana babujya kwitoza gusaba ubuyobozi ushishoze neza ibyo ibyo wasabye sibyo ibyo wasabye umutavuga ni imana kabisa ndivuga ngo he nawe ngo he ndirimbe nawe nyakire kandi uza nk'umuririmbyi cyangwa umucuranzi nta kibazo namenya kwandika indirimbo ntacyo bitwaye ariko nanze nama umuririmbyi gusa nta mucuranzi nzacurangirwa nanjye umvaga ibyo ndimo karikire ndimo ndavuga wapi mana uzampe maso umuntu uririmba anacuranga numva ni sawa
umutima utubwira ngo se uzareba indirimbo zande zindi zisanzwe ariko se zanyu ndavuga Mana ya azaza no kwandika indirimbo umutima utubwira ngo se nta rwose uragerageza uzamukora mugabo Kristo ucuranga uririmba wandika indirimbo uzamuvana sinavuga amafaranga maze kweli umugabo uzi kwandika indirimbo abwira sinamugate muzi umushahara wadasamire mu mezi abiri ashira moto zirindwi mu muhanda murumva kandi pasiteri mwahumvisha aho hantu ntiduhabwa ko mwahumvishije arangije bene akora aho hantu amaze kubakora amaze arataza ucyose ubu sasa umutima wanjye wumva mu kazi tukureba fenso kubera iki ngo bajya biba cyane none uva mu kazi reka kwiba ati pasiteri ajya amuha amakosa tw'iyo mpamvu ngiye kuva mu kazi sinabishobora ava mu kazi tuyakora ubukwe nta kazi afite ahantu twatuye gukora ubukwe nta kazi dufite inkorerano turamazibona tuba twararimbaga twabonye inkorerano tugeze mu rugo sasa twatuye ahantu k'imisange mu nzu y'ibihumbi 70 twakoreye mu bukwe imeze nka gutya ariko numva mu mutima wanjye ndanezerewe mfite ibyishimo
muzabona ubuzima muracyafite ibyo turimo kurya ibyo batwikuruye ntibashobora mu mpahe nta kazi agafata gitari ubushikame ntitwavuye ku Imana ikomeza kutubera Imana
niba myaka 3 ishira n'amezi ane nibwo nawe nakoze ubitakaza rero sida akosa bivuzeho ngo hari ukuntu byara umwana ugatumva birara nzongera mubone ryari no gusenga ntuye gusenga ugora umucunze ntaha ari wowe ufite umwuka wiwe umwana wanjye uyu mwana mfite umwobo naramuryamisha gutya ndanicara ntabwo arambaze yicara amureba bahumeka arasinzira ntabwo umwana ajya ngo naratinze nawe kandi mfite igikombe cy'amazi rero gutya ngatanga guhozahoza ngaheka yavuye kuryama hicara nagira honja habira umuntu wicara hano urebe ko ahumeka natinda amazi rero sisiteme tukuvuga ati ajya nawe itagendera kuko numvaga nawe undi nawe niko yagiye ngiri hahamuka maramara tanhamu ihahamuka bimwe bibi ndahahamuka nkumva usenda mufite uyu nguyu bibiza bivamo usumwa nawe ndamufite uyu nguyu ndavunika rimwe umuntu mwarambira ngo ese uyu mwana ugira ubuzima nawe ufite ubuzima bwe ntabwo wewe genda niyo mana araguhaye ntabwo uri gahunda y'umucunzi so ufite umwuka we igendere nibwo navuye mu nzu amezi 6 gutya ngo agere muri covid cyangwa lockdown ya mbere ya kabisa atatu ngo yuzure arwaye tu ujya no kwicara hamwe nta siporo ibikina bikenda wapi ntarwaye umwana ambwira ko wajya kwipima imyaka 3 arashira nikire ni 3 ntabwo natwite mbere y'imyaka 3 ntibishoboka ni 3 njye kamusanga twite umwana wa kabiri ageze amezi 8 barambagara none barasubiye sashi barambwira uragarutse ndaje none umbyera ko nuvuna ngo ndimo higira silence n'uko sikoza ubishoboka ko mfite abana amazi 8 yanje abana banje kuza indahekana zimwe za Afrika amazi 8 natwite wa gatatu naje tugiye bana murabizi hano muri no mfite indahekana wa gatatu wa wundi wa mbere atamye no kuvuga none akajambira manya haya kwa naba utinze kubyara naona nabyaye n'undi mwite utinze natize kudana gusa amazi menshi undi ntagarira undi wa gatatu ufite bitaye kuda n'isoni nabyaye wa gatatu uwa mbere afite imyaka 2 n'amezi 10 Igora de mata. Vamos andar na casa da Afrika bisa. Icyo ushaka kuvuga niki? Ibyo bibazo byose nabizamo byose. Hagati amara aragenda nawe numvaga nabwiraga ibyo byose iyo nagize ibibazo anabaciye. Ibyo bibazo byose nanyuzemo. Sinavuye ku mana yanjye. Nta munsi cyane yambyaze. Oya nubwo dukijijwe ariko dukunda abagore babyara. Nta musebe mbwiye no kuko Imana nta munsi zambwira ati none ko bitinze tumuhaza n'imwishi kandi myaka dufite filime iragenda ntabwo bitinze ntabwo mbe narambwira ati urabonaga haragamo ajyavuga ngo mada unyohereza umwana ngo yonke ngo yazanywa amata afite amata 6 ngo kandi please ugabanye nda wose umwana akugabanye kandi wose umwana ni ukuntu kuba uramubyuka ingrazi neza sinkenenda ariko wose umwana abagabo bazi wose umwana wanjye ariko ibyenda kuza wapi
nta munsi n'umwe mbere namwe ati yonda yabaye nini mama genda ugabanye kandi ndayifite nubwo ari kubura ibintu nambaye tayi hano nakubira meze ngo wagacuritse meze nabi kiwe suhereze ko hereze ko biri bice ni munsi ko baba abantu abagabo batajya basinzira nanuka iyo ndashaka amasiporo zikatwica siporo n'amafuti utabishaka ngo umugabo yavuze ngo nanuke ariko ntabwo mbe nanuka ku bushake bwanjye se kubyananiye ariko mu bushake bwanjye nta stress z'umugabo ugira ngo urabona ngo uri gitumbari uri kire Vediamo che siamo in sede, non che va su. Che ho sopravvisa, o come non c'è un giunte, c'è un che ho rivisa. Ora, e anche già mi energizza. Anche ango, comunque mamma è mahirwe. Ngo non mi repita un mugore. Kandi no confite. Mwabyutse. Hano hanze hari abantu bateye neza ni ukuri rero umuntu akabatse kuri muntu byagenze bite umuntu narabyaye cyangwa narabyaye umuntu biti ko ateye neza cyane twagiye ahantu hamwe n'abasatse mugenzi wanjye nawe yameze nkanje iruhande rwacu hari umuntu mwiza cyane hano uvuga ati umukobwa ni mwiza nawe umugore ukabona ko umukobwa ari mwiza uzi hano urabona umugore ukabona ko umukobwa ari mwiza no, I'm going to get a go. We should move it around. I don't want to go to Shelley. What I'm moving. How about it? I need to leave. Well, I'm something I'm going to come as a day. I'm going to walk as a young man. I'll have you go down to the stand. I'm going to comment. What will I say? How to come, Maria. Abagabo marembo abagabo tuma mu mahema niho hatubereye niho hacu aho niho hacu ntabwo tubereye kuba handi aho niho hacu mu mahema niho hacu iyo mu mahema nta stress zo kugira muruzanye kumvikana kuva yavuga aho akavuga bikarangira baravuga akavuga urugo rwaratanga bora sifusa tumuzamura icyubahiro umwami w'abami kandi wabatekerejeho neza cyane muzamura icyubahiro reka duhaguruke twese yes turanezerewe cyane we are thankful to God harimo umunezero w'Imana